ababyeyi nibo barebaga umuco wa muco bakavuga ati se ruriya rugo rwo kwa runaka rurimo umugeni, basanga rurimo umugeni bakabaza imico yabo, basanga ari imico myiza bitwara neza, mbese kiritere za abanyamurenge bazujuje, icyo gihe babwiraga umusore ko bagiye kumusabira umwana wo kwa runaka, kandi nawe akaba afitiye ababyeyi b'ikizere yuko umugeni bagiye kumusabira uwo mugeni ari mwiza kandi bazabana neza. Ni ukuvuga ngo icyo gihe kera ntabwo abahungu ibyo babikoraga byo kuja kuvugana n'abakobwa, ahubwo ababyeyi nibo babivuganaga bonyine kandi bikagenda neza. N'ingo bubatse muri icyo gihe akaba ari ingo nziza rwose zubakirwaga ku rukundo no ku mahoro, ugasanga nta bintu byo gutandukana byabagaho. Ikaze kuri BMK1 televiziyo ikorera ku rubuga rwa YouTube. Ni televiziyo tubagezaho ibiganiro bitandukanye hamwe n'abatumirwa batandukanye. Uyu munsi dufite ikiganiro cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo umuco wa kinyamurenge. Turashaka kureba umuco wa kinyamurenge tugereranyije ibihe bya kera n'ibihe by'uyu munsi. Tuba dufite abatumirwa rero batandukanye. Uyu munsi dufite umutumirwa wacu araza kugira umwanya wo kutwibwira kubera kuko ni umuntu mukuru, twe turi bumuvuge nk'uko umuco wa kinyamurenge umeze. Araza kugira umwanya wo kutwibwira birambuye. Mwatwibwira kugira ngo dukomeze ikiganiro. Amazina yanje nitwa Muramira Serukundo Joseph, ndi umupasiteri. Murakoze cyane rero kutwibwira. Ndumva abantu wenda hari n'ababazi bahita babamenya. Twabivuze ko turi buganira ku bijyanye n'umuco. Ikibazo cya mbere rero turi bubabaze, benshi bashobora kuba bibwira ko bazi nyamara badasobanukiwe. Turashaka kumenya ese umuco ku bwawe umuco ni iki? Murakoze. Umuco ku bijyanye n'umuco wa kinyamurenge, umuco ijambo rya mbere ni ikintu kiza kiranga umuntu n'ikikirangantego. Umuco iyo umuntu bavuga umuco biba biterwa n'akarere abantu batuyemo cyangwa se igihugu cyangwa se mu mihana abantu bari batuyemo, ariko cyane cyane nk'abanyamurenge bagira uwabo muco bitewe n'aho bari nuko bari babayeho. Uwo ni wo muco, mbese ni ikintu kikuranga. Iyo babona ibikorwa uhaye ukora, iyo babona n'imvugo zawe, bahita bareba bakavuga ati uriya umuco wiwe umeze gutya cyangwa se ni umuntu runaka. Mbese umuco niwo uzuranga umuntu. Urakoze cyane. Wari utubwiye umuco n'ibiwuranga n'uburyo umuco ari wo ugaragaza abantu abari bo. Aho natangiye ikibazo cy'amatsiko, ese umuco wa kinyamurenge ugereranyije n'andi moko yaratuye mu karere, wavuga ko uwo muco n'iki cyane cyagaragazaga itandukaniro gituma umuntu ahita amenya ngo uyu ni umunyamurenge, uyu ni ubwoko runaka? Murakoze. Ikintu kijanye n'umuco w'abanyamurenge mu karere bari batuyemo mu buryo bitandukanye n'ayandi moko, cyane cyane twasanga bari bagira uwabo muco wihariye. Mbese umuco w'ubufatanye, umuco wo gukundana, umuco wo gufatanya, umuco mbese wo kutaba wagira umuvandimwe wawe ngo umwigizeyo kubera impamvu runaka, ahubwo igihe cyose bahoraga bafatanyije. Niwo wari umuco cyane wabarangaga, n'urukundo, n'ugusabana, gufatanya mu bihe byose, haba igihe cy'ubukene bagafashanya, haba igihe cy'uburwayi. Icyo gihe cyose nicyo cyabarangaga, ugasanga bitandukanye n'ayandi moko bari baturanye begeranye. Yego. Hari icyo nari ntekereje ku muco n'ubundi gitandukanye. Ibyo uvuze bitandukanye nuko nabitekerezaga. Wari uvuzemo ikintu kijyanye no gufatanya abantu hagati yabo cyangwa se abanyamurenge hagati yabo. Ese icyo nagifataga nje nk'ubumuntu, ese nta rindi tandukaniro cyane rigaragara ushobora kutubwira ngo iki nicyo cyatumaga koko bigaragara ko yari umuco w'abanyamurenge bitandukanye n'undi wari wese, nk'uko twavuga umubembe cyangwa se tukavuga umunyintu cyangwa n'undi wari wese? Umuco w'abanyamurenge hari aho wari utandukanye mu bintu biwuranga cyane. Abanyamurenge bakundaga kubazanya amakuru. Iyo wabaga uzindutse ugiye mu rugenzi, wahuraga n'undi muntu nawe agiye mu kindi gihugu, kuko kera bagendaga n'amaguru ntabwo bagendaga n'amamodoka. Iyo bahuraga, icyambere kwari kubanza bagasuhuzanya bakibwirana. Iyo barangizaga kwibwirana ntabwo bahagariraga aho ngaho ngo umuntu atambuke, ahubwo yakubazaga
n'amazina yawe, akakubaza na so, akakubaza na sogokuru wawe, ndetse akageza kuri sokuruza kugira ngo akumenye cyane. Iyo arangije kukubaza ibyo bibazo byose, yarakubazaga ngo ese iyo ugiye gukora iki? Ubwo nawe ni ukuvuga ngo umuco wacu ugomba kumubwira ibintu by'ukuri icyo ugiye gukora iyo uzindukiye. Iyo mwarangizaga kubwirana ayo makuru, icyo mugiye gukora, aho umwe agiye aho undi agiye, nibwo mwatangiraga noneho mukabwirana amakuru iyo mu nzira mugiye kunyuramo z'amaguru, mukerekana ibibazo ushobora guhura nabyo. Akakubwira ati iriya nzira ni nziza, hariya nta bibazo bihari, cyangwa se twasize iriya hari ibibazo bimeze gutya, uramenya ntunyure muri iriya nzira unyure mu yindi. Ariko mu gihe andi moko yo uwo muco ntibawugiraga, barahuraga umwe akitambuka undi agatambuka, yagera hariya imbere ugasanga ahuye n'ibibazo, kubera ko umuco wo gusuhuzanya n'umuco wo kuganira n'umuco wo kubazanya amakuru, uwo muco ntibawugiraga. Uwo muco wagiraga cyane Abanyamurenge. Ndumva dusobanukiwe cyane umuco icyo ari cyo, uravuze bihagije, ariko n'ubundi umutumirwa wacu ndashaka kukubaza ibijyanye n'ishusho rusange y'umuco wa Kinyamurenge, ugendeye ko kera mwabagaho. Turafata ingero, harimo imyitwarire, harimo imico, ndetse harimo n'imyemerere. Uragerageza kutubwira cyangwa se kuduha ishusho rusange y'umuco wa Kinyamurenge? Ku bijyanye n'ishusho y'umuco wa Kinyamurenge ni ndende cyane. Hari ibyo twabayemo, hari n'ibyo tutabayemo, natwe twagiye twumva amateka, ariko cyane cyane ishusho y'umuco wa Kinyamurenge uko babagaho, ijambo rya mbere bari abatunzi, bari abantu b'aborozi, kandi muri ubwo bworozi mu gihe babaga bari mu mago yabo cyangwa se bari mu turere twabo, icyo gihe hari ibintu bakoraga bijyanye n'ibitaramo. Ibyo bitaramo nibyo baganiriragamo, abana batoya bakamenya amakuru y'amateka y'umuco wabo, ikigomba gukorwa, bakabigisha za kirazira, bakabigisha n'ibindi bintu byose bizima. Mu gihe babaga bari muri ibyo bitaramo bateraniramo, niho baganiriraga, ndetse ugasanga mu muco wabo babaga ari abantu bafite abacamanza bihariye kandi batize, ariko ugasanga ubwo bucamanza bwabo mbese ni nk'agacaca y'iki gihe. Bagiraga agacaca bakicara ku gatorero, haba hari ikibazo cyavutse bakagikemurira aho ngaho, mbese ugasanga ni ibintu bifite umuco wihariye andi moko atagiraga. Ariko ugasanga uwo muco barawugiraga w'umwihariko. Muri ibyo bitaramo niho bagabiranaga inka, mbese niho wasangaga hari ubusabane bwinshi n'urubyiruko, akaba ari naho bigira umuco mwiza wa Kinyamurenge, mbese ariyo mico duhaye tuvuga none aha ngaha. Agatorero, waruvuze ijambo agatorero ngira amatsiko. Urubyiruko rw'uyu munsi cyangwa se abantu mu myaka mitoya baza agatorero bo babifata nk'ahantu h'urwenya, ho gutebya, bakicara bakagira ibyo bavuga bisekeje, niko nabyita. Ariko agatorero ku bwawe ni iki kintu cyane ubona nk'umumaro kabaga gafite muri kominote cyangwa se ubwoko bw'Abanyamurenge? Ku bintu bijyanye n'agatorero, byenda hari n'urubyiruko rw'iki gihe rutanamenya ijambo agatorero, babyumva ntibabisobanukirwe. Ariko agatorero ni ahantu bagiragaho kwicara, haba hateye utwatsi twiza tumeze neza, bakagenda bakahicara. Iyo barangizaga kuhahurira, aho niho baganiriraga amajambo yose y'ibibazo byabo n'imico yabo, akaba ariho bayerekana. Umuntu wese wagize amakosa, aho ku gatorero niho bamuhaniraga, niho bamwigishirizaga, ndetse n'ibibazo byaba biri mu miryango ntabwo byajaga hanze, ahubwo byakemurirwaga harya ibyaraniranye kuri ka gatorero. Abagabo bicayeho bakabwirana amateka y'ibyakera, mbese ku gatorero hari ku ruganiriro rw'Abanyamurenge. Ntabwo hari ahantu ho kuja kwicara abantu batebya cyangwa se batera urwenya, hari ahantu bavugira amajambo akomeye cyane. Waruvuze agatorero nk'ahantu yicaraga abagabo bateranye bakagira ibyo batekerereza ubwoko muri rusange. Nihahungiza ikibazo cy'amatsiko n'ubundi, ese urubyiruko cyangwa se abasore bakiri bato batarashaka, tutakwita abagabo, bo ntabwo bari bemerewe kuja ku gatorero ngo baganire?
muri icyo gihe bari bemerewe kuja ku gatorero bakahicara bagategera kuko ntibatinyukaga kuvuga mu bagabo bakuze, barabitinyaga, ariko buri gihe babaga babicaye iruhande bakumva ibyo baganira, bakumva ibyo bavuga, na ndetse muri ibyo biganiro baganiraga niho rwa rubyiruko rwakuraga ibitekerezo no kumenya za kirazira z'umuco, ugasanga baririranwa nabo, ariko ntabwo urubyiruko muri ako gatorero bavugaga barabitinya kuko babaga bari kumwe n'abagabo bakuru. Urubyiruko ntabwo rwavugaga ku gatorero kubera kuko babaga bari kumwe n'ababyeyi cyangwa se abagabo bakuru bafite ijambo. Aha ndashaka kubaza noneho ikibazo kijyanye n'urubyiruko nyirizina. Ese urubyiruko rwitwaraga rute? Watuha ishusho y'imyitwarire y'urubyiruko rwa kera, urubyiruko rwa Kinyamurenge? Urubyiruko rwa kera, urubyiruko rwa Kinyamurenge rwitwaraga neza kuko bumviraga itegeko, kuko itegeko ryavaga mu rugo, ryavaga mu muryango. Umwana yubahaga ababyeyi kuruta ibindi byose kuko niyo masomo bari bafite icyo gihe, nta yandi masomo yari ariho. Ni ukuvuga ngo amasomo ya mbere kwari ukwigira ku babyeyi, bya bindi ababyeyi bavuga, bya biganiro ababyeyi baganirira hariya ku gatorero, ibyo bavugira mu muryango wabo, ibyo nibyo abana bakurikizaga, ntawahimbaga ibindi kuko nta handi yabikuraga, n'ingendo zari nkeya, nta ngendo zabaga zo kugenda mu mahanga hirya no hino kuko bose babaga bari mu mihana yabo cyangwa se muri ako gace batuyemo. Yego, turacyari n'ubundi ku rubyiruko nibyo tukibazaho. Ese urubyiruko urumva rwakurikizaga ibyo ababyeyi bavuga, ntabwo rwakoraga ibyo rwiboneye. Ese urubyiruko rwo rwabaga rufite izihe nshingano mu muryango w'Abanyamurenge? Mu muryango w'Abanyamurenge urubyiruko rwabaga rufite inshingano ya mbere kwari ugufasha ababyeyi kandi bakababa hafi mu byo bakora byose, ndetse no mu gihe hagize igikorwa kigiye kuba batumaga rwa rubyiruko. Urubyiruko rumaze gukura, bamaze kubona ko ari umwana umaze kuba umugabo, icyo gihe hari n'igihe bamutumaga kuja guca urubanza runaka nk'ahantu, ariko icyo gihe bagendaga bamutekereye ijambo bakamubwira ati dore mwana kugiye, nuhagera ijambo ribanza niri nirikurikiza niri ngiri, uramenye ntuje kuvuga ibitavugwa, ugende ushike utangirira ahangaha. Rwa rubyiruko mbese zari imbaraga z'ababyeyi babo. Mu gihe se bibaye ngombwa ko urubyiruko mwamutekerera ijambo nk'ababyeyi, mumuhaye ubutumwa afite gushitsa, ese iyo yitwaraga bitandukanye n'umuco wa Kinyamurenge, akaba hariho nk'abantu b'imvuzi bakunda kuvuga, akaba bishoboye cyangwa niyenda atanabishoboye, ese ni ibihe byemezo umuryango wafatiraga umuntu w'urubyiruko witwaye bitandukanye n'uko ababyeyi bamutekerereje? Ku bijyanye n'urubyiruko nta bihano byafatwaga, ahubwo habagaho kumukebura no kumuhwitura kugira ngo bamwigishe kuko babaruzi nyine akiri urubyiruko. Tuvuge ngo ku rugero hari igihe byenda babaga bamutumye nko kuja gusaba umugeni. Mu gihe bamutumaga kuja gusaba umugeni, bamubwiraga n'amajambo abanza nakurikira. Iyo yashikaga akagira amajambo amwe amusoba, bababyeyi yasanze harya ntabwo bamusekaga, ahubwo iyo bajaga kubisubiramo baramutunganyirizaga na ndetse bakabigorora neza, nawe aho yicaye akazahita amenya ati nari nasimze ririya jambo, nari nasimze ririya mu bitekerezo, ubutahi yasubiye noneho abivuga neza kandi akabitunganya, ugasanga nawe amaze kumenya gufata ijambo, ariko bitewe n'ababyeyi bose barabagorora. Ntabwo umwana yagiraga ikosa ananiwe kuvuga icyo bamutumye ngo bamuhane, ahubwo baramutunganyirizaga. Wari uvuze ijambo ryo gusaba umugeni n'ubundi ngiramatsiko bijyanye n'iki gihe cya none, aho umuntu ashobora gukunda umukobwa ari umusore cyangwa se umukobwa agakunda umusore, bagakundana bagapanga ibijyanye n'urugo n'urushako. Ariko uko tubyumva umuco wa kera siko byari bimeze. Hari uburyo ababyeyi batekererezaga abana n'iyenda rimwe na rimwe bakanabashakira bakabarangira, akaba ikintu cyo kuranga. Ese kera ibyo bintu wadushobora byuko yabaga imeze, byabagaho ko umusore ashobora kwikundira umukobwa akihitiramo umugeni cyangwa ababyeyi baramutekererezaga? Ku bijyanye no gushaka kw'icyo gihe, mbere y'igihe ntabwo abasore bitekerezaga ngo baje gushaka abageni bavugane n'umugeni, kuko ubwo burenganzira ntibabugiraga. Ari wa muhungu ari wa mukobwa, ibyo ntibabitinyukaga, ahubwo ababyeyi nibo barebaga umuco.
wa muco bakavuga ati ese ruriya rugo rwo kwa runaka rurimo umugeni, basanga rurimo umugeni bakabaza imico yabo, basanga ari imico myiza bitwara neza, mbese kiritere z'abanyamurenge bazujuje, icyo gihe babwiraga umusore ko bagiye kumusabira umwana wo kwa runaka, kandi nawe akaba afitiye ababyeyi b'icyizere yuko umugeni bagiye kumusabira uwo mugeni ari mwiza kandi bazabana neza. Ni ukuvuga ngo icyo gihe kera ntabwo abahungu ibyo babikoraga byo kuja kuvugana n'abakobwa, ahubwo ababyeyi nibo babivuganaga bonyine kandi bikagenda neza. n'ingo bubatse muri icyo gihe akaba ari ingo nziza rwose zubakirwaga ku rukundo no ku mahoro, ugasanga nta bintu byo gutandukana byabagaho. Ntekereza ko umusore bamuzaniraga umugeni kandi agashima, ariko kandi si ryo hame. Hari n'igihe atari gushima umugeni ababyeyi bamutekerereje cyangwa se bamuzaniye. Ese iyo byagendaga gutyo uwo musore yafatwaga ate mu muco wa kinyamurenge? Se yafatwaga nk'umuntu wabaye ikinani cyangwa se yabaga afitemo uburenganzira bwo kugira amahitamo yiwe? Muri icyo gihe ni ukuvuga ngo ndumva cyane bo ntabwo bagiraga ikintu cyo kureba ku isura, ahubwo barebaga ibikorwa. Mu gihe byenda umugeni azanye ahageze byenda ntibumvikane, nabo baratandukanaga, habagaho za divorce ariko ziri mu buryo bw'ikinyabupfura bitunganye. Mbese iyo babonaga batumvikanye wa mugeni bamusubizagayo bakamushikiriza ababyeyi biwe kubera impamvu runaka byenda tutamenya z'abakera, ariko ntabwo zabaga biturutse byenda kuvuga ngo byenda ngo ni isura yamugaye n'ikindi, habaga ari mu bikorwa cyane. Ndabaza n'ubundi ikibazo kijyanye n'urubyiruko kuko nirwo turiho, kandi urubyiruko rw'abanyamurenge. Ndashaka kumenya itandukaniro ry'urubyiruko rwa kera rw'abanyamurenge n'urubyiruko rw'uyu munsi rw'abanyamurenge. Wagize amahirwe yo kuba mu bihugu bitandukanye kandi ugenda ubona urubyiruko mu majenerasiyo atandukanye. Ndifuza rero ko uduha ishusho itandukaniro ry'urwo rubyiruko rwombi. Ku bijyanye n'urubyiruko rwa kinyamurenge mu gihe cya mbere no muri iki gihe tugezemo hari itandukaniro. Ijambo rya mbere, mu gihe cya kera urubyiruko ntabwo bize, ntabwo bajaga ku mashuri, akenshi babanaga n'ababyeyi babo. Kwa kubana n'ababyeyi babo ni ukuvuga twabinavuzemo mbere, ni nkayo yari amasomo yabo, ni nkaho bakuraga ubwenge bwose n'ubumenyi, bakakurikirana umuco wabo, ibikorwa ababyeyi babategeka akaba ari byo bakora, ariko ibikorwa byiza by'umuco wa kinyamurenge, no kuragira inka, no kuja mu biraro, mbese no gukora indi mirimo nyine itandukanye nk'iyo. Ariko muri iki gihe turimo ni igihe gitandukanye, kuko abana kuva muri 50 nibwo ubutumwa bwiza bwaje buzana n'amashuri, bugera mu mahopurato cyangwa se muri ziriya nce zacu za ruguru mu 1950. Icyo gihe bumaze kuhagera bwahise buzana n'amashuri. Buzanye n'amashuri, abantu batangiye kwiga bamwe na bamwe. Uko bagendaga biga niko batangiraga noneho kuva ku babyeyi bakagenda bakaja mu bindi bihugu. Uko bajaga mu bindi bihugu hari imico basangagayo, ya mico bayisangayo ugasanga hari imico imwe bagenda bafata yiyo bagiye kwiga, ugasanga iyo mico ko baragenda bayizana bayiheraho, bagasa n'abataye imico ya kinyamurenge. Ariko mbere ibyari bihari mu muco wa kinyamurenge mu gihe cya kera, ntabwo umunyamurenge yagiraga ibintu agomba kurya, nk'ibintu byose by'inyamaswa zose z'amajanja, izo ngizo ntibaziryaga. Mu gihe cy'ubu nyine abantu batangiye kwiga, batangiye kuja mu mahanga, batangiye noneho guhura n'ibyo bibazo bacumika mu banyamahanga, ugasanga bimwe barabibahaye kandi batangiye no kubijya kuko nta kundi bari kubigenza. Ugasanga bimwe na bimwe biragenda bibageraho, ugasanga wa muco noneho bagiye basanga muri ya mahanga niyo atangiye kugenda bahindura. Ikindi cya kabiri kuzo twavuze nuko ko gushaka abageni kera bashakirwaga n'ababyeyi, ariko mu gihe cya none ntabwo umwana agishakirwa n'umubyeyi, ahubwo umwana wenyine ni ugenda akishakira umugeni, bakavugana, akaza akakubwira ati nabonye umugeni, ukagenda ukaja kumumusabira. Ndetse yaba ari umukobwa nawe akakubwira ati uwo twashimanye ni runaka. Ubwo byumvikane yuko umuco wacu wa kera warahindutse.
ari kuhindurwa n'ibihe n'uko abantu bagiye bakura mu bintu bijanye n'iterambere bize bamenya yuko aho bagiye bakavuga ati burya nanje ubwanje nafata umwanzuro kandi ico mvuze kikaba kizima kandi kikagenda neza. Iryo nibyo tandukaniro cyane ririmo ry'urubyiruko rwa kera n'urubyiruko rw'ubu nyine. Urw'ubu nyine ntabwo tukirurerera mu mago yacu, kuko umwana aravuka akiri mu mashuri abanza muri gardienne. Icyo gihe bahita bamwohereza ku ishuri akazayirwa yakagaruka nijoro agashyika ari ukuryama, nta mwanya aganira n'ababyeyi, kugeza agiye muri za segonderi akaja mu bigo wongera kumubona ari umuntu mukuru ufite ibyo bitekerezo, ufite iyindi mico kandi yafashe muri cya kigo n'abana batandukanye. Urumva ko hagiye hahinduka byinshi, ntabwo bikimeze nk'abijya bya kera, ariko nibyo byagiye bihinduka, nabyo harimo imico myiza dushima, mbese bitewe n'uko abantu bagiye biga bakamenya bakavuga ati ntabwo cyari cyiza muri kiriya gihe, ariko muri iki gihe ibi ngibi ni byiza bigezweho tugomba kubikora. Ibyo hari impinduka zagiye zibaho. Mbese wari uvuze ku ijambo rijanye na za kirazira z'umuco wa Kinyamurenge ndetse n'imyitwarire y'umuco wa Kinyamurenge. Turi ku rubyiruko uyu munsi nirwo turi kuganiraho, urubyiruko rwa Kinyamurenge. Ese hari za kirazira ibyaziraga bikaziririzwa byari byihariye bijanye n'urubyiruko? Ku bijanye n'urubyiruko hari ibyari bizira, kubera ko icyambere urubyiruko ntabwo rwarwemeye kugira ngo rwifatire umwanzuro. Icyo cyari amakosa, n'umwana baramubwiraga ati wabigenje gute, wasuzuguye ababyeyi. Mbese bashakaga yuko urubyiruko rwumvira ababyeyi cyane, rukagendera mu bitekerezo by'ababyeyi, kuko nta bundi buhanga buhanitse bari bafite muri icyo gihe. Ariko muri iki gihe urumva hari itandukaniro. Uvuze ko hari itandukaniro cyane muri iki gihe hagati y'urubyiruko rwa Kinyamurenge ko rwari rubayeho kera n'urubyiruko rwa Kinyamurenge ko rubayeho none. Turashaka n'ubundi tubwire, ese ugereranyije uratubwira ibyiza by'imyitwarire y'urubyiruko rwa kera rwa Kinyamurenge ndetse n'ibyo ushima urubyiruko rw'uyu munsi, uragezageza kuvanga n'ibyo unenga muri iyo mico yombi? Murakoze. Ku bijyanye n'ibyo dushima ku rubyiruko rwa kera, rwarubahaga ijambo rya mbere, kandi uko tuvuga wasangaga urubyiruko rwa kera nta bantu b'abasinzi wasangaga barimo ngo banywe inzoga barenguke, bagenderaga ku itegeko ry'ababyeyi kandi ugasanga barabyubashe. Ariko muri iki gihe usanga hari abana usanga bananirana, ugasanga baranywa ibiyobyabwenge, abandi ugasanga baranywa inzoga mu buryo burengeje urugero, kandi ibyo ngibyo mu muco wa kera ntabwo byabagaho. N'ababyeyi no muri iki gihe ntabwo babishimira yuko umwana yaba ikirara cyangwa se ngo usange yabaye umunywi w'inzoga mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ibyo ngibyo ni ibintu biba bigaragaza yuko wa muco wacu wa kera babahaye bagenda bawusiga. Ku kindi, ku bijyanye n'imyambarire, urubyiruko rwa kera rwambaraga neza kuruta twebwe ab'iki gihe. Ab'iki gihe imyambarire yabo ntabwo tuvuga ngo ni bose, hari bamwe usanga bafite imyambarire itari myiza, imyambarire ishobora ababyeyi bashobora kureba bakavuga ati wa mwana w'iyi myambarire ntiyakagombye kubayo. Ariko kubera yuko ari cyo gihe kiriho, ugasanga nyine hari itandukaniro, iyo myambarire ikemerwa kandi abantu bagasa naho bayishigikiye, ariko atari myiza muri icyo gihe. Icyo gihe ntabwo byemerwaga, umuntu yambaraga akikwiza, ari umukobwa umwenda ukaba ugera neza hasi, akambara n'igitambaro agafunga no hejuru. Umusore ugasanga yambaye imyenda rwose bavuga ati umwana wa runaka yambaye neza. Ariko ubu hari bimwe binengwa usanga bidahuye, ibyo ngibyo tukabigaya. Hari ikintu warukomojeho cyane kandi kigarukaho na benshi kijyanye n'imyambarire mu muco, ariko tuzi ko umuco kandi umuco urakura, imyenda basogokuruza bambaraga siyo ba data bambaye, ndetse siyo nabo uyu munsi bambara, kubera ko hari iterambere, hari n'uburyo imyenda igenda ikorwa itandukanye. Ese ku bwawe wumva imyenda ikwiriye ku mwari w'umunyamurengekazi ndetse no ku musore w'umunyamurenge ari iyihe? Muri iki gihe imyambarire myiza ikwiriye
ku mwari w'umunyamurengekazi agomba kwambara imyenda kwikwiza, ikaba ari imyenda yitse hasi ku birenge kandi murekuye, mbese mu buryo bukwiriye. Mbese n'ubwo iterambere riba ryabayeho, hari ibyo tugomba gufata imico yo muri iki gihe, hari n'iyindi tudashobora gufata tukayireka kubera yuko ataba ari myiza, ibigaragaza mbese itameze neza, umuntu atambaye neza ngo yikwize. N'abasore nabo hari imyambarire imwe bashobora kwigana, ugasanga iyo myambarire nayo si myiza, ariko urubyiruko rwo abenshi urabona bambara neza kandi bakambara ibintu bikwiriye, kubera ko imyambarire y'urubyiruko rw'iki gihe ntabwo ari bose bambara nabi mu muco wacu wa kinyamurenge, ariko ndizera yuko n'abandi nabo bazagenda babiheraho bagakora bakambara ibyiza. Hari undi muco ujyanye n'imyitwarire yo mu rusengero, uburyo abantu bitwara mu ikanisa, ariko turacyavuga ku rubyiruko rwacu. Ese ugereranyije umuco wa kera n'umuco w'uyu munsi mu ikanisa, urubyiruko rwitwara rute, wabigereranya gute? Murakoze. Ku bintu bijyanye n'umuco mu buryo bwo mu makanisa, mu matorero, mu nsengero, biratandukanye, kuko kera hari ibintu abantu bakoresha b'iki gihe ariko kera bitabagaho, nka za sente ntizabagaho, ariko kera bakoreshaga ingoma nizo bavuzaga kandi bakaririmba bakanezerwa, ugasanga ni abantu bakorera Imana pe. Muri iki gihe kubera yuko za sente zaje, hakazamo n'izindi ndirimbo nyine z'ibihimbano, ndetse abantu bakaririmba babyina biterera hejuru, abandi batera imigeri, abandi bagira gute. Ibyo ngibyo nabyo nibyo bigezweho muri iki gihe, ariko cyane cyane icyo tuba dushaka nk'abantu bamenye Imana nuko abantu bagomba gukizwa mu mitima, ntibite cyane ku mbyino ngo arizo zigaragaza ubukristo, ahubwo abantu bagaragaze imbuto arizo cyane zigaragaza yuko umuntu ari umukristo. Mu itorero rya kera no mu itorero ry'ubu nyine urasanga harimo imbyino nyinshi zirenze urugero kuruta uko watekera tese, uko abantu basirimba, uko abantu baririmba, niko no mu mitima yabo babakijijwe. Koko icyo ngicyo ugasanga kiracyari ikibazo abantu bibaza. Wari uvuze ku rubyiruko mu bijyanye n'imyitwarire mu rusengero cyangwa se mu ikanisa nk'uko tubyita mu muco wa kinyamurenge. Ndashaka n'ubundi utubwire nk'umutumirwa wacu w'inararibonye, ese n'icyo ubona urubyiruko rwa kinyamurenge rukwiriye gukora uyu munsi, kuko hari byinshi unengamo nubwo hari n'ibyo ushimamo. Ese n'iki bakwiriye gukora uyu munsi kugira ngo barusheho gusigasira umuco wa kinyamurenge nk'urubyiruko? Ikintu bagomba gukora muri iki gihe haba mu matorero, ikintu cya mbere ni urukundo, kugira ngo basigasire umuco wa kinyamurenge. Umuco wa kinyamurenge cyane cyane wibanda ku rukundo, kuko ndetse na kera kose kugira ngo ubutumwa bwiza buze abantu babwakire b'abanyamurenge benshi, nuko basanze hari imikorere y'ubukristo ihuye cyane n'imico ya kinyamurenge, kuko imico ya kinyamurenge ntibobona imfubyi idafite kiryango iburare cyangwa se bigenda ukundi, cyangwa se umupfakazi ngo arengane. Ibyo barabarenganuraga. Bamaze kubimenya, urubyiruko narwo muri iki gihe tukaba twifuza yuko nabo bogira urukundo rwo gufatanya, rwo gufashanya mu bintu byose baba bahaye bakora, kandi bagasenga Imana by'ukuri atari ukubwira ngo byenda bakurikire imbyino za sente n'ibindi, ahubwo bakumva yuko gusenga Imana mu mwuka no mu kuri ari byo bituma umuntu agera ku rwego ruzima rukwiriye rwo kuba umukristo. Yego, murakoze. Turacyabashimira n'ubundi ku bitekerezo byanyu mukomeje kuduha n'ikiganiro dukomeje kugirana namwe. Tugeze mu mwanya mwiza nakwita utuntu n'utundi. Ni ibintu biba bitandukanye mu buzima abantu tuzi cyangwa tutazi, cyane cyane urubyiruko rutazi. Ariko mbere ko tucinjiramo nyirizina, ndashaka kuza ku kantu kitwa ururimi nk'ikintu cy'ingenzi cyane kiranga umuco w'abantu abari bo bose. Turagaruka ku rurimi rw'ikinyamurenge. Hari uburyo urubyiruko rubyumva n'uburyo rubifata, cyane ko hari n'abarusanisha n'izindi ndimi bakumva ko ururimi rw'ikinyamurenge ubwarwo rutabaho. Watubwira iki ku bijyanye n'ururimi n'icyo urubyiruko rukwiriye gukora kugira ngo rusigasire ururimi rw'ikinyamurenge uyu munsi? Ku bijyanye n'ururimi ndumva ari ikintu abantu burya baritiranya. Ururimi rwose rugira aho rwatangira kugira ngo rwemerwe rwandikwe no mu bitabo.
n'ururimi rwacu rw'ikinyamurenge nta muntu n'umwe wakagombye kumva yuko agomba kurutakaza ngo ashiremo ayandi magambo atariyo. Rugomba kuba ururimi rushongoye, ururimi rusobanutse, kuko n'igihe nikigera na za Bibiliya zizandikwa mu rurimi rw'ikinyamurenge, n'ibitabo by'indirimbo bizandikwa mu rurimi rw'ikinyamurenge. Ibitabo n'indimi zose z'ibindi bihugu ntabwo byagiye byandikira za Bibiliya rimwe cyangwa se ngo bandike ibitabo rimwe mu ndimi zabo zemerwa. Ariko nako turizera yuko ururimi rwacu rugomba gusigasirwa kandi rugakoreshwa neza, abantu ntibumve yuko bagomba kuruvangiramo n'izindi ndimi zitandukanye zitazwi. Ibyo ngibyo numva aba ari umwanya yamutakaza umuco, kandi umuco niwo tugomba gusigasira kuruta ibindi byose. Tukiri ku rurimi, ururimi ni ikintu gitozwa, umuntu aravuka agatozwa ururimi urwumvira ku babyeyi, ururimi urwumvira ku baturanyi. Ariko uyu munsi sintekereza ko bigishoboka cyane ko ababyeyi bigisha abana ururimi, kuko iyo wumva urubyiruko rw'uyu munsi ururimi ruratandukanye cyane, si cyane niyenda naba nkabije, ariko ururimi ruratandukanye n'ikinyamurenge cy'umwimerere tuzi. Ubona ari iki urubyiruko rwagakwiriye kwigira ku babyeyi babo, cyangwa se ababyeyi niki bagakwiriye gukora kugira ngo bafashe uru rubyiruko, aba bana babo, kugira ngo tutakaze ururimi rw'ikinyamurenge? Aho muri iki gihe biragoye kugira ngo abana bacu tugire icyo tubafasha, kubera yuko ntitubafite. N'ubu nyine duhaye tuvuga, ubu wasanga abana bamwe bari mu bigo by'amashuri, abandi bari mu bihugu bya kure. Iyo bagezeyo batangira gufata ya mico, kugira ngo rwa rurimi barufate. Nuko umwana yabaga buri gihe ari kumwe n'ababyeyi agakomeza kurwumva. Ariko na kenshi n'urubyiruko dushobora kutarugaya, kuko hari igihe nimba ari mu kigo cy'amashuri akigezemo imyaka 2 ntataha, cyangwa akigezemo umwaka yibera iyo ngiyo, urumva indimi azasanga iyo ngiyo byanga bikunze azazivanga hamwe na rwa rurimi rwacu rw'umuco rwa gakondo, usange noneho rutangiye guhinduka. Ugasanga niho hari uburemere bunini muri iki gihe kugira ngo abana bacu tubatoze ururimi rwa kinyamurenge, barumenye rwose kandi barusigasire. Ariko cyane cyane n'ubundi umuco ntuza wibagirana, umuco ntuziyoberana. Igikwiriye nuko umwana wese agomba kwegera ababyeyi kugira ngo asigasire umuco wabo, kandi ururimi rwabo ntibumve yuko barutakaza, ahubwo bakomeze kuruganira no kuruvuga. N'umuntu niyumva undi aruvuze abyishimire, ntiyumve yuko mbese yashaka kwihindura ngo yigire nk'uwundi kugira ngo batamenya ko ari umunyamurenge cyangwa se ko yavuze ururimi rw'ikinyamurenge. Ururimi rw'ikinyamurenge ni rwiza, kandi ururimi rufite isoko, rufite n'aho rukomoka, rufite n'abaruvuga. Yego, urakoze cyane kutubwira ko ururimi rw'ikinyamurenge rufite inkomoko nk'izindi ndimi zose, kandi ari ururimi dukwiriye gusigasira nk'urubyiruko kugira ngo tutarutakaza. Hano hari amagambo, ndashaka turagana ku musozo, ariko dufite amagambo tumenyereye gukoresha, nyamara abantu benshi mu rubyiruko batakimenya, cyangwa se bamwe batigeze banamenya uko yitwa mu rurimi rw'ikinyamurenge. Uragenda udufasha, ndagenda nkubwira amagambo make udufashe. Iyo tuvuze chaise, intebe chaise, mu kinyamurenge bayitaga ngo iki? Mu kinyamurenge bayitaga intebe yo kwicaraho, n'izunu. Intebe chaise n'izunu niko twaryitaga. Yego, urakoze cyane, unyibuka ijambo ryiza ryitwa izunu, benshi tuba twaragiye tuyibagirwa. Hano hari irindi jambo rivuga urwego abantu buririraho, bakurira baja hejuru ku nzu, kubaka cyangwa iki. Urwego mu kinyamurenge cyiza barwita gute? Urwego mu kinyamurenge cyiza, ndumva urwego cyane, inzego ntibanazikoreshaga cyane, kuko mu muco wacu iyo twari dutuyiriye abakurambere bacu, amazu bubakaga yose, nta mazu yakoreshwaga inzego, kuko ntibubakaga ama etaje, ntibubakaga amazu y'amatafari, yari amazu aciriritse. Uburyo bwo kuyurira byari biboroheye, bagiraga uburyo bayazamukiraho. Ariko tuyita urwego, tukayita ingazi, mbese ni amajambo y'amatirano abantu bagenda bakoresha. Yego, ndagaruka ku magambo ajyanye n'inka. Inka ni ikintu gifatika cyane mu muco wa kinyamurenge, ndetse navuga ko kigaragaza umuco w'abanyamurenge koko. Iyo bavuze inka ishaje, kuko tuvuga umuntu ushaje tukamwita umusaza, inka ishaje mu kinyamurenge bayita gute, kugira ngo urubyiruko rw'uyu munsi rubimenye? Inka ishaje mu kinyamurenge bayita ibuguma.
niyo bita inka ishaje kuko inka ntisaza ahubwo inka n'ibuguma. Inka n'ibuguma. Aha, harimo n'ubundi andi magambo ajyanye n'inka. Tumenyereye ikintu ko abantu bavuga ko umuntu yavuye ahantu aje ahandi, ari byo mu kinyarwanda cy'uyu munsi abantu bavuga kwimuka. Nyamara ikinyamurenge gifite uko gitandukanya kwimuka kw'abantu no kwimuka kw'amatungo. Ese iyo abantu bimuye inka babyita gute mu kinyamurenge? Kwimuka kw'abantu iyo umuntu yibukaga n'urugo rwiwe agiye gutura ahandi hantu babyitaga kubunga. Mbese wabaga ubunze ugahaguruka n'urugo n'abana n'ibindi byose, ukimuka ukaja ahandi hantu, ukaja gutura ku wundi musozi cyangwa se ukaja gutura mu kandi gace. Ariko mu gihe wabaga uri umwungeri ufite inka zisuhuye muri mu biraro, kwimuka mwaravuga ngo ikiraro nacimuriye hariya nkijyana hariya. Mbese kwimuka mu rwego rwo gusuhura babyitaga yuko nyine ari ukwimuka ikibuga kiva kije ahandi hantu zishaka ubwatsi. Hanyuma inka yatinze kubyara cyangwa se inyana yatinze kwima, iyo nyana bayita ngo kimunyure. Inyana yatinze kwima mu kinyamurenge bayitaga ngo ni save. Mbese yabaga ari inyana yabaye nkuru cyane itarima, iyo bayitaga ngo ni inyana y'isave. Iyo nyana bayitaga inyana y'isave. Hanyuma hari inka n'ubundi yananiwe kubyara, igeze igihe cyo kubyara, amezi yakwije ariko ikananirwa kubyara. Iyo nka bavugaga icyo gikorwa cyo kunanirwa kubyara kw'inka bakitaga ngo iki mu kinyamurenge? Icyo gikorwa cyo kunanirwa kubyara kw'inka bavuga ko inka yakitse. Mbese inka yabaga yakitse iyo yananiwe kubyara. Nicyo niko babyitaga. Wacu dukomeje kugushimira cyane ku mwanya ukomeje kuduha ndetse n'ibitekerezo byawe bitandukanye ku bijyanye n'umuco wa kinyamurenge, cyane cyane aho twibanze ku rubyiruko. Ariko mbere y'uko dusoza, turifuza ko nimba hari ubutumwa ufite wumva wagenera urubyiruko, icyafasha urubyiruko rw'uyu munsi rw'abanyamurenge aho bari hose ku isi, wakitugezaho. Murakoze. Ndumva ku bijyanye n'ubutumwa twasorezaho mbere nanjye ni ukubashimira yuko mwatekereje neza kugira ngo mubaze umuco wanyu wa kinyamurenge uko uteye. Birumvikana ko mu gihe muhaye mutekereza gutyo ntabwo muba mushaka yuko uwo muco wanyu wazimira, ahubwo muba mushaka kuwusigasira kugira ngo ukomeze ubeho. Icyo ngicyo ndakibashimiye. Naho ijambo icyifuzo cyanje n'icyo nshobora gusaba urubyiruko ruriho muri iki gihe ni uko batagomba gutakaza umuco. Baravuze ngo agoko kadafite umuco kaba kazimye. Ni ukuvuga ngo ntimugomba gutakaza umuco, ntimugomba kuyoberwa umuco wanyu, mugomba kuwusigasira. Muzo mukora nubwo mwaje kwiga n'ibyo tuvuga byo kuja mu bigo n'ahandi no mu bihugu bitandukanye, ariko ukamenya identite yawe, ukamenya yuko uri umunyamurenge, kandi umunyamurenge umuco wiwe ari ugukundana, ari ugufashanya, ari ugutabarana, ari ukumvikana, ari ugukorera hamwe, kuko gukorera hamwe nizo mbaraga. Ibyo bintu rwose nkaba mbibasaba nk'urubyiruko muri iki gihe mukomeze mugire uyu muco wo gushakisha umuco wanyu no kuwusigasira kandi no kugira imbaraga zo gukorera hamwe. Ndumva mwumvishe rero ibijyanye n'umuco, kandi mwumvishe byinshi bijyanye n'uburyo urubyiruko rwa kera rwari rumeze rwa kinyamurenge, ndetse n'urubyiruko rw'uyu munsi ko rumeze, ndetse n'uburyo dukwiriye kwitwara nk'urubyiruko kugira ngo turusheho gusigasira umuco wacu wa kinyamurenge. Turabashimiye cyane, twashimiye n'umutumirwa wacu cyane waduhaye umwanya akaduha ikiganiro cyiza. Ntekereza ko muzakunda muri benshi. Ngewe wabagezaho ikiganiro nitwa Runezeza Rugaju Felix.